Murakoze cyane, ndabasuhuje kandi ndabashimiye kumpa ikaze hano ku buhanuzi bwa Rurimbi TV. Imana iba umugisha mwinshi cyane. Nitwa Bizimana Papias. Ndagira ngo uyu mwanya turebe ijambo ry'Imana riboneka hano muri Zaburi y'Ijana-na-18 ku murongo w'8. Zaburi y'Ijana-na-18 umurongo w'8. Dusome ijambo ry'Imana. Abango guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Imana ishimwe cyane. Ijambo riravuze ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Amen. Ni ijambo riboneka hano muri Zaburi, kandi Zaburi ni igitabo kiri hagati muri Bibiliya. Nebuse ko mu mirongo 31,175 igize Bibiliya, uyu murongo w'8 niwo murongo ugabanya iyi mirongo mo kabiri. Bivuga ngo uvuye kuri uyu murongo w'8 usubira mu Byayishuwe cyangwa se ugaruka mu Itangiriro, iyi mirongo irangana urwanijemo kabiri. Rero iri jambo rero guhungira ku Uwiteka bigira umumaro. Imana ishimwe. Bigira umumaro kuruta kwiringira abantu. Reka babwire ngo kwiringira abantu nibyo, ariko ntabwo byahwana no kwiringira Uwiteka. Igihe wiringira umuntu uzi ko azagufasha mu kibazo runaka, ariko wamuhamagara ngo agufashe ugasanga yahuye n'ikirenze kuri cya kindi cyawe yagufasha. Hari igihe wiringira umuntu ko ahembwa umushahara mwinshi, wabona ikibazo kigusaba 5,000, utureka muhamagare basi arabasha kumfasha, ariko wamuhamagara ugasanga telefoni yitaga n'undi muntu, wakomeza kumuhamagara akakubwira ngo reka ngararebye, ntabwo yaba akigufashisha. Ariko Imana ishimwe, guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu. Ndakubwira ko abantu bajya bahunga, ariko naho bahungiye barahapfira, ariko guhungira mu Uwiteka, haleluya, bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeza. Nakunze abahungu bakora baravuze mu Uwiteka ngo ni ubuhungiro bwacu, baravuze ngo mumufasha kutabura kuboneka mu byago no mu makuba, ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yagira gute yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo igatabwa imuhengeri, nicyo gihe ngo tuzakomeza kwiringira Uwiteka. Haleluya. Reka mbiringire n'umugisha. Ise witwa Kora na Biramu na Datani bafatanije kugomera Uwiteka, bagomera Mose. Imana ibica urupfu rudasanzwe, bamirwa n'ubutaka. Abahungu ba Kora babibonye baravuga ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwacu. Amina. Nari nkubwiye ngo Uwiteka kubera ubuhungiro, Amena. ibindi byose wiringira ni ubusa, ariko Uwiteka kubera ubuhungiro. Guhungira ku Uwiteka niho honyine haba umutekano usesuye. Abahungiye muri Amerika amahoro barayabuze, bahungiye i Burayi amahoro barayabuze, bahungiye muri Asiya bararenze barapfa, ariko guhungira mu Uwiteka bigira umumaro. Narivuze ngo reka dusenge, ariko ngushishikariza guhungira mu Uwiteka, kuko ubuhungire twakita umutamenwa ni muri Yesu. Kuko Yesu we ubwe yaravuze ngo bamuhungiyeho, ngo umuntu umuhungiraho naho yapfa ngazongera abeho. Bivuze ngo bahungiye muri Yesu, rero niyo bapfuye bagapfira mu bwo buhungiro bafite ibyiringiro byo kuzongera kubaho. Guhungira mu Uwiteka niho hari ubuhungiro bukomeye cyane. Imana itugirire neza cyane. Reka ngusengere. Wabuze aho uhungira, waravuze uti ndahungira aha, ariko byaranze. Warimutse ariko wabuze amahoro, naho wimukiye byaranze. Wagiye hanze nabwo byaranze, wagiye mu ndege nabwo biranga, ugenda mu mato byaranze, ariko mu Uwiteka harimo amahoro, harimo ubuhungiro, hahirwa umuhungiraho. Imana ishimwe cyane. Reka ngusengere, Uwiteka kubere ubuhungiro, akubere umutamenwa. Data uri mu ijuru, sengeye umuntu wese wakiriye ijambo, ufashe umwanzuro wo guhungira muri wowe, umwemere umubere ubuhungiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.